Mushaija Blaise ni umuhungu w'imyaka 26, umuhungu utuye mu karere ka Kicukiro, abanturuka mu muryango w'abana batatu, abandi umuhererezi, akaba ari n'umuhungu ukunda imwana, ndi umu artiste, ndi umu model, ndi umu entrepreneur, ndetse nk'abandi ndi umu acteur. By'umwihariko nk'uko abanyarwanda dutsimbaraye ku muco wo gukunda igihugu, natekereje ku bibazo igihugu kimwe na kimwe bigiye bifite mu rubyiruko by'umwihariko, mbona haba inzira nziza yo kugira ngo ngire imitekerereze mishya yo kuzamura urubyiruko rugenzi rwanjye. Nifuje rero gukoresha platform ya Mr Rwanda kugira ngo ngeze ibitekerezo byanjye ku rubyiruko, ndetse ntekereze n'ibindi byafasha sosiyete nyarwanda muri rusange. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere cyihariye nuko hari umwihariko wanjye binyuze mu mushinga wanjye nzakora mfatikanyije n'urubyiruko, ndetse no muri rusange no gukangurira urubyiruko, kuko urubyiruko rurashoboye, dukeneye imbaraga zo kugira ngo twubake igihugu cyacu cy'ejo hazaza. Umwihariko wanjye rero ni ukuza gukangurira urubyiruko rugenzi rwanjye binyuze mu mushinga wanjye nzakora, ningira amahirwe yo gutsindira iri kamba. Murakoze cyane. Kumwe n'icyizere nagiriwe, nagira amahirwe yo gutsinda selection ya mbere, ndizera ko kumwe n'Imana n'iya kabiri nzayitsinda. Imyiteguro ndayikomeje, ndanoza umushinga wanjye, ibyo nsabwa byose ndagerageza kubishyira ku murongo, ndetse nanasaba abakurikiranye platform za Mr Rwanda ndetse na TV10 kugira ngo banshyigikire. Nimero yanjye ni 31, kugira ku ntsinzi kwacu niyo ntsinzi ya buri wese wifuza ko Blaise atahana intsinzi. Murakoze cyane.